munsi guhera ku wa mbere kugeza kundi wa mbere mu nkuru zigiye zitandukanye uri mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba ndetse n'uburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali ndetse namwe muri mu ntara ya diaspora mwese ndabasuje cyane umeze neza nawe utameze neza mwese mukomeze mugire ibihe byiza ibintu birahinduka umunsi ku munsi bihangane mukambwiramo ndi kuvuga uravuga amakuru atararangira umuntu se nimba nyarangije so yarangiye muragira impaka reka kugisha impaka ni mugihe abagore bo nawe urababona ikintu yacu tugomba kuba turi serious ujya kubwira ni serious ibi nari kukubwira ni iby'ukuri ujya kubwira si ukukubeshya wewe uvuye nta kintu wambwira ngo nyumve ikibi ni uko atangira ngo bari mu ntara yego ngomba kubazana abaha ikaze abantu bari mu cyaro ujya akahita mvugira aravuga ngo n'abadiyazi kandi ntazi no kuvuga ibihugu ubuvuze ngo muri Amerika ukavuga mu bihugu nkabita ko mvugira y'icyo tukaba tuti Canada ntabwo yabishobora muri diaspora bose baba bakubiye hamwe tugiye gucakara hariya tureba hano tuva Canada tukamanuka muri Cuba tukava muri Cuba tukajya United States of America tukaba United tukajya muri Brazil none tukajya no muri Argentine ubu tuba tuvuga ibihugu byo muri Amerika tukajya muri Europe iburayi Amerika neza shimira nakwicaje mu ngome ebyiri yatangiye kunkura biragenda bite kandi nta kintu ari bubone ubu rero ntakira mu mabi ikintu gikurikira nuko ashaka kutubwira n'ibihugu byo muri Afurika na East African Community aya natubwire cyo tubwire ibihugu byo muri East Africa na kinyanze pe n'u Rwanda ni izi Congo nayo ndi no kuyumva Burundi Tanzania natubwire Kenya wese urabizi ko numva wowe urabizi tubwire ibihugu byo muri East Africa tubwiremo bitatu byonyine oya ngiye kambwira ibihugu maze kugenda oya tubwire nacyo nabyo bitubwire nabaye mu Rwanda Haganaye nabaye mu Rwanda Haganaye navukiye mu Rwanda Haganaye akarere ka Bugesera mu murenge wa Ngeruka akarere ka umudugudu wa Murama urumva n'akagari ni Murama Nyakariro Nyakariro ni hari urenze kabo hariya nyine banza wumve Nyakariro ni mu mujyi Nyakariro ni mu mujyi uvuka ahantu habe n'imbuto mu Bugesera kandi baririmbaga indirimbo Kibugabuga na Ngeruka we ubu nyine kiwingu muramugurishije nyine nako wovuka ikiwi aho cyayisanye kwavuka uvuka Tramahe urango ndahaje genda nagango ku mutima najyaga uba basi buretse oya ndacyabwira ibihugu natembe ntabyo uramutsinze ntabwo nangana gutya narakora flight wagiye he ngabivuga ihute kandi utajya gutekereza Kenya ho naranabaye namba nanjye ubuse utararenga n'urumva none ukivuga ibuganda ikintu abanyarwanda mushakira ubugande nta bagabo babandi ibuganda nta kintu kiba kibazo ngavugishwe ngo ni Uganda gushaka wagiye kwicuruza ibugande wagiye Uganda buri muntu avuga cyane abagabo babaje wewe wamujyanye cyangwa watekereza ko wamujyana wagiye kwenda iki ibikuce bagaba uburyo bwa famille wagiye kwiga ewe ubwo nta mutungo wabigize ukuri ubugande kiwingo umva ibintu ariko uko byarakajewa uri umukobwa warageze igihe nta kindi mwamwagiye gukurayo sibyo abagabo oya bagabo ewe erega uyu muvuye n'uyu ngo ntabwo oya kamubwire ntabwo wansobora urumva viye nawe yabonye umukobwa w'ikizungerezi ava mu bye atangira kuvugishwa avuga n'ibiki n'ibiki nyine abavuye b'iki gihe ntabwo bashaka gutereta abantu bangana barabona inzu bakabona yahindutse abasaza ariko baba agasa n'igikuruti cy'ijana urumva nafata 10 ureba ijana kajya urabyanze ngiye kubivuga byanze ngiye kubivuga byanze n'ibyo navuze byose azabikwiye mwe mwapanze ibiki bari bapanze ibiki ariko se wabona ubugari ureba kawunga ukarya rucakara nk'ingi ubu kiwingo araciriritse muri make
none icyo gikuke cyagiye i Buganda kwizunguzayo ntabwo agenda agiye kwizunguza nawe wibeshya Ajya kuzunguza ibuye. bagiye kwizunguza bazakura bureshe bazakura bagiye kugira ngo bahitayo bajya kuzunguza burya ngo bahita uranahaza burya nawe agiye nyoka kubwira ukuri ngo utangire urakara ngo urwanye. ubu none uzi umutungo wavanye i Buganda iriya Oya. ahubwo shimara ko yavuyeyo nta vide bagukuba ubundi uvayo bakumenya ijisho uvayo bagukuye iryinyo mwebwe musanzwe mujya wasanga aho bakubise. buriya afite ahandi hantu uri ukuyemo n'amabinga mabi ukuyemo akantu ntabwo wabura ahantu ikintu wakuye i Buganda ndetse kanyo kiwingu nyamara arusha ubwiza uno mukobwa. ahubwo se tunahuriye siko kumusetse ntabwo kurusha ubwiza. baravuga ngo ntawanga ibyiwe binuka ari ingurube y'ishyamba akaba ukabona n'urukwavu rw'ishyamba ntabwo ari urukwavu rw'ishyamba nta kiwingu ingurube ninde bazakura wari musubiranemo nyine musubiranemo. uri kumva ko ari kiwingu banza ucece umva mubwire banza ucece noneho ukunda akabenzi karyoha noneho umva akanyo noneho akanyo umva se yakoresheje akabenzi uri umusiramu yanga ari kugira nka izina rya Muhammad reka reka iyo ni haramu kuri twebwe no kwivuga mu izina aya ni amakosa ni amakosa nitwa kiwingo nyine bazakwita na kabiri. kiringo yes kiringo ibyo yavuze ni njye nitwa kiwingo ntabwo ari kiwingo kiringo nakwicaranye n'igikuke cy'inzobe uraje uza mu muhanda ushaka kurahira Uganda barahagana nkamukorakora n'iki mushaka ese ubundi aho nari ndi muri mwese ko nta n'uwanyishyura narinuye nta n'uwanyishyura iteka yo kugenda ubu utuye he ubu ngubu uri kubarizwa he ko wavuye Buganda harakureba waje mu mihanda nawe harakureba banguka hari tukubage inzu nyishyurira oya banguka tukubage karibu hari inzu mbamo wotanaye uba mu nzu yangahe wo kujya waza kwemera kubamba mu nzu yangahe wowe waza ishambure cya 50 cyangwa 40 urayishyurira ayo namugiriye hari gasanzu utuye ayo nakugira yanga mugira ubugabo umwana mwiza kuvuga ngo ntanaba muri abanyamakuru bigenze aratsinzwe akanya ugize isoni Kanyo ngwino umwana mwiza kuvuga ngo agiye ngo ni mubi Kanyo ngwino nari nta kibazo nagiye bigenze bite baramurakara gute niyahure Kanyo ngwino nari ngo ngo aba mu muhanda wowe bamuzakikorere nawe ntabwo Kanyo ngwino yagiye nari ngwino yagiye ngwino Kanyo yagiye Kanyo byabaye sarakara Kanyo ngwino nari biyagiye kanyangwira twikorera ariko ngwino yagiye nari ngwino nari byarangiye ko batangiranye nakatinze ngwino nagiye ngwino nakatinze ngwino nyine dukomeje kinayenza sarakoze buri nyine uramuguye ariko buranga oye kigiye muri muri point yama twagiye reba ukuntu tuvangiye reba iyo screen you like this no one uraza ariko rero mama wa papa rero nawe urakabye wowe uraza mu bana wowe wavuye kuri top ntabwo tuzongera kwifatiye umuviro wowe wabonye ikiganiro kinyuramo inkoko ntabwo byongera oya bwo cyaciyemo agace yarimo inkoko nyamagabe ibiganiro by'abantu urabyubaha ntabwo unasakuza kuregeye bari banyishe twikorera iminota niba uri yacu umutaramu wabibonyeho ibyo bintu nakatinze ugiye kumera nka yakamwana araje ibyo ngibyo ntabwo biba atusikana nanjye gucusha mu kiganiro uze turamenya iminota dukoresha abanyine twababikatinze jya mu Iyo twikorere dusoza kanya waje tugakora tugataha nakatinze twena twikorera ikiganiro cyanjye nkunda ko kirangiza nubwo cyaba gisa ariko Nibyo nabi. ubonye umuntu araje ini foto oya tuba byagize umukobwa ni mwiza ni mwiza asa ni mwiza ibiki reka mwereke icara twekereze uno mukobwa aze mu muhanda ubusa aragaragara ariko aba yakeneye ubusa ntabwo aje akicara ariko ngwino nta kibazo we aje avugira hejuru icyo kibazo ntabwo avuge hejuru aravuga ariko ni igice agabe igice aho tumureba ni hano ariko ntabwo tumureba hano yego ntabwo twikorera
urawicaye nyine ugiye he Ahantu bamwe sigara zo mpaka turamukoroza. we kanyo Bano bantu bose bakorana banzu bose n'abasa. Nabaza mbibwira bara bakagenda be. Abana babeshye bose n'abasa. ugiye kuri phone Oya ni byamba bakora sinana bahemba. Nemo bajya mu kiganiro bishyuje. dingo yarakuvangiye kanyo abantu batagira ngo nari ikindi cyose kibayeho burya rero ni umuntu wari wivanze oya nta muryango ubiri ibigoryi ariko rero ni ukuvuga ngo wowe nawe genda buhoro kubera ko ntusa n'umuntu ariko nanone nubwo muri kuvuga ngo bari bivanze n'uwari uje kumvugana mwebwe mubanze muzibe neza muritora oya ibyo wavuze nibyo wagiye ugana erega byose ni ibimenyetso tuba turi gushaka kabanga bafata uducike babonye nk'ubu bagiye gutoragura udufaranga two muri iyi mihanda akongera agasubira hano i Kigali rero hano i Kigali ntabwo nukeneye Mwumve ntabwo nukeneye oya ntabwo nukeneye urashaka kuvuga ko ari indaya abaye se hari ikibazo iki ni iki wari bwanyishyure se cyangwa wari wowe bwandarane kanyambere nakwishyura muri yakuremesha yewe nyine wari bwandarane wowe kugira ngo unyite indani nta na rimwe hano hoze uvuga ko ari mwiza nani wasanga nanayamurusha simwavuze se nagiye gusandaza ubwana werekane momo mucima kanya urayategirira amafaranga werekane momo ngaka nawe kashamari wategirira amafaranga reka udukobwa duciriritse oya nawe banza unyereke twerekane momo mbere ya na momo urabona ko ufite amafaranga menshi muri abaruhu aba nta n'umwe uyafite bose ni twerekane iyi ni kangahe inde batubwire muri nuzanya muri wese wayivugiye yagase waciye nawe i Bugande Yaguteze kuri uzagere yicore dogo wayivanye he nzakora iyi ngiramagara muri Kenya muri Dubai ahantu hose ukiri kugaragarira muri telefone oya none si nguyu oya bari bo batangiye reka mubaze sikoro ntiwatunga telefone ihenze ariko mu rugo nta kintu gihari urabona ko afite gatushe afite rebaho uba afite isafuriya imwe na ya matara utahinda iki kandi ugatunga telefone gutunga telefone ihenze umuntu wayiguhaye nka gift wayivanye waburira subiza akanyoni n'umugabo wayimuguriye usaba so uko yumva ko utayabona nanjye ngo arayemera ko ari indaya uraya arabyemera rero ntabwo ndi indaya wayugire kuba wemeza ko ndiyo amanika akaboko ati naramubwiye oya nawe hariya muba mwagiye akamanisa no muri comment wumva ko ndi indaya avuga turiya mukobwa niyo nyine abivuge akunda nzovu arabahuje uranga akunda nzovu byo azamubomora araza guhe 20 nawe yarakubomoye kubomora ni iki araza guhe 20 yarakubomoye araza kubomora ni iki kurara barakubomora uru rukuta kuba mukunda ntabwo ari ngombwa ngo barakubomora uru rukuta oya nzovu afite ahubwo ibyo amafaranga ni ishyari munafite ntabyo kubomora nta muntu wakugirira ishyari reka mubwire mukobwa ye na nzovu tugiye gukundana muri iya urumva kiwinga impamvu kiwinga araranye na nzovu ako nzovu avuga ko ngo abishye arabivuze urabishye ngo yayishyize ubundi suriya nyine yashyizeho ngo birananga nzovu yarabitubwiye yarabivuze uriya yagezaho uburyohe buri nagezaho indwara iri uri kumubeshya abandi kuki atabivuze ko babishye ubumva nkubwira aho uburyohe yaramuriye uyu yigize agese nzovu yaramuswe nzashyiramo akantuza azajya nzashyiramo mpita nkakata ngewe oya ngibyo mbikuramo ndetse ngiye simba nkontorora nyese sineditinga ngenda ndeditinga nkabikuramo ibyo baravuga ko ngenda bikuramo kanyambigo yabaye muri nahagaritse usubiye bwa mba nawe warabaye igikuke ukagira ngo kanyambigo cyari igikuke ibishego birenze twagiye
komeza Yesu. yaramuraranye yaramuraranye ngo mu 10 ngo nayo kubikura igihumbi 11. nyine nayo kubikura igihumbi igihumbi se beshyira nzoga reka nkubwire sheri batari uva by'indaya nkubwire yarakuraranye uva maze nkubwire njye niyo yayama sibyo niyo Ariko yayama wakoze iki nyine umva nkubwire nta kibazo nta kibazo kuko kariya nasakara wajya kuneza byanze ubuze yabiryoherwa mwese ubundi nzovu reka ntiyagezaho uburyohe ubu waba afite akantu kareshya burya ari gusebyanya ndetse nzovu tuvuye ko ariko uko areshya niko nako kareshya yego ibiganiro byanyu ni ibiganiro urumva nicyo kibazo cyo kujya mu ndayi kandi ukunda bakora ko kujya Kampala Uganda kanyambe uyu nguyu agomba kukota n'umugera ubu ni igikuki uyu nguyu uyu mukobwa Kanyombya ntabwo yabikora Kanyombya ariyubaha n'umubyeyi yigendera ntakajya wigendera igihe none se wajyanye nani najyanye na mama na papa oya urabeshya bariya babyeyi barabeshya mama yavuye hariya hari uvuze burya ngo ni imbere cyane gasanzwe ubwo se mwebwe ko mwamwanyweye cyangwa ni nyakariro ujye kubeshya ngo baku gisozi ngo bahehe ngo bahehe nyakariro niri iyo bigwe wabo hariya hirya nyakariro mu mujyi niwo ese wamenyera aho mvuga warabyaye mariya cyangwa mwaba musanzwe muziranye nzahamenya ibyo wahagaze genda muzi ukono w'inyakariro si n'ubwa mbere mubonye ndahazi nyakariro nahabaye bavuge muri komenti reka mbaze ako Kanyoni ino ntambara nawe wayitesha ujya kuba ngo n'umukobwa bambwire muri komenti ngo ndi uw'inyakariro uw'inyakariro uyu mukobwa si uw'inyakariro ni igikuke namubonye inyakariro sobanura Kanyombya ukuntu ngo wagiye Uganda uburyo nagiye muri Uganda nta n'ubwo bubareba vuga cyane nta n'ubwo ndakeka kujyayo ijwi ryanjye ntabwo yarasaraye uri igikuke ujya wemera ko uri igikuke nta kibazo ikuramo utabuga namara gukukira uko ahubwo wagira ngo yingura za nobilisi nta kibazo hari izugura hari izugura hari izugura nobilisi nyine hari izugura nobilisi wamubonye hari ikiwibu hari na nobilisi nobilisi ntabwo na nobilisi ubundi zina ni nobilisi ariko ntabwo na kiwibu nobilisi mwayibonye ubundi niryo zina rye ry'imihanda ndakubatije ngiye kiwibu nukomeza kiwibu ugenda sura kuri nobilisi ntabwo na nobilisi nabonye Kanyombya uruhande yabogamiyeho abogamiye uramaze ni kubwiza erega keza karigura Kanyombya reka najyana umuntu se hose kuri nanjye ndi kubona na rwashyuye none ndi kubona rwashyuye Kanyombya urajya gusura mu matwi yanjye inyongorera kwangorera ikimubeshyera kandi yambwiye ngo arankunda hakuna Kanyo wabimubwiye aho kwerekera mu kuzimu nakwerekera mana mwiza Kanyombya afite ahantu ntabwo nerekeye kuzimu nerekeye mu ijuru ntari Kanyombya Imana yaremye abantu beza ndagukarabye burundu nushaka unyikura ndagukarabye n'ahantu hose nzaza unamwihanagure wisige n'amavuta akuveho neza reka mbwire rero urareba ugasanga kuko akumana kano kaviye rero eno Kanyombya ari kwikora nkaho uri kunuka umva maze nkubwire unamuviye sinzi ikibazo afite ubundi mwanya aragaruka kuri kiwingo wagize kuri nobilisi rero nawe mu kanya ari bukunage ndayiboneye inzobe ukaba nobilisi ahubwo uzasubira ubugande ryarashaka urangiye ngo ujyane ntabwo bakwemera nicyo kibazo utwo dusura ntabwo bakwemera isura ye ntabwo icuruza noneho ntabwo yagurwa iyi sura yiwe ntabwo icuruza ntabwo yagurwa urareba nk'injangwe yahumanye rero ibintu wishyize mu mutwe ibi ni iby'abarasta bro heruka ntabwo tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi nimba ujya gusanga ukagura inoti ya bitatu urataka byarutwa nuko nakigira Uganda pasi ubona yagiye Uganda kurayo udufaranga yego ariko yarayabuze ariko se wowe oya yabicinjije ese si igikuke reka nkubwire reka nkubwire njyewe uzi umuryango Kanyo nawe kamubwire udakomeza kunyihinduka va kuri
bavuga iki dore umuntu Nata kanya sije yakomeza uturabure bw'umuryango nubwo era nk'injangwe yatokowe ariko kanyo mfagenda byana kanyo naenda kwanza injangwe yatokowe se niba yarebye mu ivumbi injangwe yatokowe ibireba mu nta n'ubwo injangwe ureba ku manywa ireba nijoro ubona ntabwo ari kureba ubona uri kureba Mana kimwe yanjye shaka gusubiza ibugande wowe ariko tujya umva nawe urafata iwe ndamubwira yes kumeze kose yego ndavuga ibintu bavuze ari byo usibye kumeze nk'ifirimbi ariko ntawakwa kuko uyu niba ni nuza nobirisi biseko yayikuye n'amafaranga 50 ya Uganda yagura nobirisi ubwo ni imitwaro ibiri reka mbaga baro ese agiye gukora ibugande esa wahe ni uriya mugore wa nzovu uri kumva agiye gukora ibugande agiye gukora uburaya se azambwira ngumva ngo nzaza ngo dushinga iduka none amamango y'amafaranga y'ibugande ngajya kuvunjisha asangamo 45 yari yagiye gukora iki yari yagiye gukora ese nubiza akazi kabo baba bagiye gukora ushaka twiye abagabo bawe n'uyu ni we yari ari kino gikuki ubundi ibikuki byose iyo bibonye i Kigali bamaze kubazengurukamo bamaze gutayahuza bahita bigira ibugande Nibikurankota ntabwo ari bikuki ubundi bamaze gutayahuza bahita bagira ibugande ariko Sikoviya nanone yavuze ati ngewe byibura nge nabonye amafaranga 50 arashye n'akazi kamuhera amafaranga we yagutunga amezi akazi umukobwa ni umukire utamubona kugira jewe uzi ndi umama w'abana 3 wowe babaye 3 bari bari ndabatunze ndabagaburira saa saba n'ijoro abagarutse kwa Sikoviya ubwo rero Sikoviya amafaranga wagira ngera abana bangahe usanga Sikoviya afite bane tumuvaho mbere wa kabiri wa gatatu nuwa ngiye kubyarira viye wowe viye ariko nshaka izi saa twete tunajyana mu rugo umugabo wa kane ubwo mbone nembeye wa kane sinshobora nubwo nararya iby'umwana nubwo narya puberi sinshobora umwana wa mbere ise wa kabiri ise hagiyeho akanyota ise wa gatanu ise nangwa n'uwagiye Uganda Uganda we kamubwire igikucyo afite umwana w'umubwire proud yiwe shit n'umwana mwiza muri iri shuri akajya kwiga agataha yiga muri leta muri leta kuki wise umukobwa wavuze kuri igikucyo cy'umukecuru mu kiganiro duherukaniramo nakubwiye ko mfite umwana ufite imyaka ingahe nawe nabyaye nawe nabyaye simuzi we aracyari gatoya wigeze gutera inda ngo umenye ko ari gato nawe waramubona urayamukuye ibugande papa wiwe ari ibugande uzamujyanayo oya abantu baba bafite icyo aho bazajyana abana ni inzerere zidafite aho zituruka baguteye inda ufite imyaka zamujyanaho n'urugo baguteye inda ufite imyaka igisekuru n'uruka erega inyakari none sogokuru wawe se niwe baguteye inda nakubaza ubu uricara ukavuga ngo uzashaka umugabo ushyingura bavukanye ubu uricara uravuga ngo uzashaka urubyarana n'abagabo bane batandukanye ufite abana bane kumbwirira ahantu uruka abana babiri abagabo batandukanye ariko reka wabivuze umugabo mwabyaranye mujya muvuga ni kavukira Dangena yitwa nde ese warabizi ko ukora umwuga w'uburaya barabizi ko niyo namukora ngo bro uriya hari ukuntu reka tukwanjambe nta kibazo nawe kamujyawe njyewe kibingo ndemera byose njyewe proud y'ikintu cyose muvuga proud uzabikorera bari kukidayi proud se barabizi ibaza umuntu ngo ni proud kandi ugiye kujyana ukamuga muceri wa ndaya babiki kandi ugiye kujyana ukamuga muceri nangwa uri umuparakomani uburayi niwe uri bumwishyure bose bakoreye umunsi wose ngo urataha iwanjye welcome vie aba mu urarara aho bwije ugeze niho wisinze aba muri bani banyaye ntabwo kibaho ashaka ajye muri isi ya cyenda umushishi tuwaye iyo ufite akazi abana bawe bari ntabwo muri kumwe nanjye ko abana basigaye iwanyu kwa sogokuru wawe nta nubwo nawe yibuka ibyo yahereye
Erega indazi bazaravangiwe. indaya Iyo zibaye ijana barasara. Ugatangira bavuga ikintu. Sema museke kimwumva ari. Yewe urabizi. Abizi se umwuga ari mwigaragaza. umwuga baragenda yinjira. azajya wifatisha gake Genda winjira. Baravuga umugani mu Kinyarwanda ngo yereka ubugendana nawe ndakubwira uwo uri. Ubwo ujya kutwereka. Tuza tugira umwuga umwe ahubwo mubikora bitandukanye. Ese ukorera hari onorayini, hari ku giti, hari ku hose. Ntabwo makorera njye ntabwo ndi indaya. Indaya niba ari indaya Zaraciwe mu Rwanda ntandayibo. zaraciwe uzabikorera he uzabikora ikirere Jye nushyire ya Uganda Tugiye gushaka abagabo. uriya mwana umuntu bakanyura urabona wamurenza amavi wowe. yavukiye yavukiye mu bihe bitaro bayita Kibuga. Geruka nta bitaro biri. Ye batana kumva bakagufunga. ni muri dispensaire Yesu we. muri dispensaire Hana yisi nijoro. Kanyawamba bariye ko ngukunda batagufunga nkaba. bivuga ijuru uri kwisi ariko tubwire amubyariye Kibuga bwa byari byagenze gute kutabana nasi ntabwo bana nasi Oya erega. Noneho Umwana w'urukundo. N'umwana muramwima ijambo kubera iki kugira ngo uzi noneho uzi umukobwa ubyara nta mugabo. Ndabona uzi kubyara nta mugabo. wowe Ubu ari papaga ari umugabo ufite batatu jewe nabyaye meze neza bro. meze nabi aho Kibungo yatunze amafaranga n'ugatamya harengeye bari biwakenda nimba ngarafite alimentation nimba ari akabari none 2019 yanywaga mucucu. naratekaga none ubu byagenze gute se muvandi none urabona imihanda bahetse ahubwo uri kuri za Kiwingu yanywaga nzoga. nane muri iyi mihanda none uri mu mihanda bazagufata mu mihanda niba ushaka gucuruza iriya kare bazagufata haje honorayini Reka uburaya. haje honorayini online ni iki honorayini nyine ni uguhuza imirongo noneho ukamuhamagara akamugarura yes nk'uko nyine turi Ugashyamba. buvuganire Ugashyamba. reka mu rugo rwawe reka Mukabare birabuze. hari amazu yabugenewe yitwa ntabwo ugiye kwamamaza ibyo bitaro ni ibihe ibyo bitaro biba hehera ahantu hose birahari na hano birahari muri Sodoma oya na hano hari ibitaro ahubwo tugende tujya kwivura aho ngaho hano ruguru birahari si ibiri uzajyana iyo miriro yawe hejuru uyu muntu ni igikuki uyu muntu kanyobona tugana no ku musozo kwenda kuyombare ntabwo ngira ku musozo n'abandi kugira siko ntuguteye ukaba nawe warahemukiwe ukaba nawe utubeshya ngo wagiye Uganda ngo wabyariye yazanye telefone yazanye telefone uraga telefone ubusa nimumvugire telefone ni wowe yakuye amaze subundi narakuye harabura ikimwe yatunga buriya kamubwiza ukuri ako nawe arayifite nubwo yewe genda ifite we iyi ngaha hamagara aba diaspora wese bo mu gihugu cyose iyi telefone irahenze ntabwo ashobora kuyigura ntabwo yayigura nta kibazo genda ntabwo yayigura ni Uganda njye ntabwo nagenda kubera amaze kuguza umuryango mwinshi ntabwo nagenda iyi ni impungano warayimunze ariko uzi ibitambo aba yatabye uzi ibitambo aba yatabye we ko bitanga kugura bitatu oya mva ngo mbwire njyewe isi nayigura kuko kugira nyigure bafite nuza nyinshi z'abana ngomba gukemura reka uyu nguyu se wenda bashaka kuba abana niba uzakemura abana ibibazo muri izo ngeso zawe uyu nguyu ashobora kuba abana ushobora kuba abana be yaba ari wowe ushobora kuba abana be bibera kwa mama wiwe kandi ngenda barera mwatwaye inda mu buryo butemewe n'amategeko njye nasezeranye n'abagabo bane navuye kuyenga indu n'abagabo batatu njye banyita mama fisa twereke umutemere na w'impunzi mama sadi Twereke umutemere w'impunzi. mu basilamu ntabwo sovuye kuri umusilamu sovuye kuri umusilamu twebwe twega ibyo by'amameta n'ibijya uri umuyisilamu wowe urasilamu njye nitwa mama sadi nitwa mama fisa nitwa suma kibingu njye witwa papa ndetse kiwingu na kiwingu nta muyisilamu ushobora kwita iryo zina wowe witwa papa ndetse kanyo papa
Papa Bebe. Papa de. Papa Bebe. ngo ni viye Genge. uyu ngo ni umusore Tugere ku musozo. Eh. Ndabwe siko umwana wawe yitwa nde? Niwe narimbashije ahubwo wowe yitwa. bamwita ishami hirwa Ubushize mu miguel ubushize mu kiganiro cy'ubushize watubwiye. Umva ishami yarose pe. cyakora indaya ziri China zikunda kwita utwana watubwiye ko abagabo tw'utuzina bakonga. Yewe bariya niba ari umuntu Uragira ngo umuteze mugenzi we. bariya niba ari umuntu abayishami abo ngabo bose nta kibazo okay nta kibazo ukomeza ahubwo ni we bi cyane kurusha umuntu erega nta n'ikibazo Ukabura bivuze ngo nta ribi uri mbi nta kibazo kandi uba wabihoze. kibingwengera ko kubwira ngo baramwumva Abasanga nawe biba. bakura heza Abasanga nawe biba. yewe we yewe nabagonga uruhu rw'inkende Sizima ariko na saving agari. soza tugere ku musozo sha turagira kuri akwiriye ntabwo yisevinga Iriya ya nyuma yindi y'amasabi. Scovia welcome no please mu gihugu aho iyi ngiyi bakoze none ntabwo yisevinga Indi kutari nta komeze. nje Komeza, nje bagiye. iyi ngiyi nzo bari gukora yo ntabwo yisevinga Twagiye iri kuri coding. Isabi nema yo koroherana niba bivuga gutya. Kuko nabonaga mutangiye guterana amagambo. jewe ntabwo ibyo byabaga turi please kuko yisevinze bagiye gukurikirana let's go we no please inzu utaye muri amusozi Nasi ko byakunda nzoga. niba akunda nzovu ndamukuraho ntabwo ukunda uruhu rw'igisi Ko bari kanyombya na nzovu wakurikirana. Baguteye indobo. Mana we! Baguteye indobo. mana mbega muviye bamubwire siko tugeze ku musozo babwire rero nkunda nzovu rimwe kabiri gatatu Kabura mwe mutunze n'urutoki. hano ubwo buse muhuriye Aho yahereye kuburanira ndari rimwe kabiri agutefana. gatatu ndamwanze Niwe kunda kiwingu Cyana cyunga Akuje gukati. nyine kuko mwanzi baragiciye je nikundira Ese kumvangiye kibaza ni waza ko ikiganiro cyanyu gisoje nari nyiri gukomeza. Se kanyombya yabaye gute ko? Ubu bigenje gute? kajya bakorana bati Ayiwe nasoze mbanyina nyine mbwira abantu batamenya impamvu twabigenje kuri batamenye ibyari. kagatabi kari Aho agatabi